Mwaramutse neza bavandimwe, nk'uko mubibona muri message mbahaye hejuru, nagira ngo dutangire iyi series cyangwa se uruhererekane rw'inyigisho zivuga ku gakiza. Rero nk'uko nabibabwiye, turahera ku ngingo ya mbere, ariyo nise gutoranya cyangwa se election. Impamvu nshaka ko twiga izi ngingo zose ni uko zigaragara muri Bibiliya, uburyo Imana yagiye itegura agakiza, uko yagiye igahishura mu bihe bitandukanye, ndetse n'uburyo katugeraho, ndetse n'iherezo ryako. Niyo mpamvu ngira ngo tugende tubirebaho, uko bizagenda bitwigisha nyine kumenya Imana by'ukuri no kumenya agakiza mu by'ukuri gasobanuye icyo tuvuze ngo narakijijwe mba mvuze iki. Rero ingingo ya mbere turi buhereho ni yitwa election cyangwa se predestination cyangwa se gutoranya. Turaza kwifashisha icyanditswe kiri mu Befeso, igice cya mbere turahera ku murongo wa 3. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya mbere guhera ku murongo wa 3. Handitse ngo: Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubeshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe, ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Niwe waduhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ye, ariko kubarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ubwo yadushagirijeho bugatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera, kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Kubw'uwo natwe twarazwe umurage, tubitoranijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ishaka mu mutima wayo, ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo Pawulo yandikiye Abefeso, arimo abanza kubera, nyuma yo kubasuhuza, abereka noneho impamvu bakwiriye kwiringira agakiza babwirijwe, impamvu bakwiriye kwiringira ubutumwa bwiza babwirijwe, ndetse no kwereka no kubaha security cyangwa se assurance, kwereka uburyo ako gakiza kabo karinzwe n'imbaraga z'Imana. Noneho ndagira ngo ahangaha turaza kwigamo ibintu bitandukanye, ariko ikintu cy'ingenzi nshaka ko dufokasingaho ni ikintu Pawulo yavuze ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe, kuko yaduhereye imigisha yose yo muri Kristo, imigisha yose yo mu ijuru, yo mu mwuka, yo mu buryo yo mu ijuru. Ngo Imana ishimwe kuko yafashe imigisha yose yo mu ijuru mu buryo bw'umwuka ikayiduha. Ni ukuvuga ngo imigisha yose yo mu ijuru, imigisha yose yagomba kuba mu ijuru, Imana yari ifashe iyihereza twebwe. Ni ukuvuga ngo abizeye Kristo nibo arimo abwira ahangaha. Noneho ngo iyo migisha rero ni iyihe? Iyo migisha yayiduhaye ite? Iyo migisha ngo ni nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Pawulo arimo aravuga yuko ngo aba bantu bizeye Kristo, aba bantu bakijijwe, aba bantu ngo Imana yahaye imigisha, ngo yabikoze nk'uko yari yarabatoranyije kuva kera kose muri Kristo isi itararemwa. Aha, gutoranya rero bivuze iki? Gutoranya ni uko haba hari ibintu byinshi, uba ufite ama-choice cyangwa se guhitamo kwinshi, warangiza ugafata bimwe ugasiga ibindi. None Pawulo arimo aravuga yuko aba bantu bizeye Kristo ngo Imana yabatoranyirije muri Kristo isi itararemwa. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko kuva mbere yuko isi iremwa, mbere yuko Imana irema, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ihagarara mu itangiriro ikareba mu iherezo. Mbere yuko rero Imana irema, yabonaga abantu bose bazabaho, yari bafite imbere yayo, yari ifite umuntu wese uzaza mu isi. Nta muntu uri hano ku isi randomly, nyine mu buryo butunguranye, ngo ujye kubona ngo ngo ndabona ngo Emi avutse, ngo ndabona ngo Claude avutse. Oya, Imana si uko bigenda. Ahubwo umuntu wese uri mu isi niyo yamushyizeho, kandi yari yarabiteganyije kuva mbere hose. Ariko noneho aba bantu bose yari yarateganyije kuba zaremwa, ngo yafashemo abantu itoranya muri bo abo izasukaho iyi migisha ya Kristo. Turaza kureba icyo yagendeyeho ibatoranya, nimba hari icyo wenda imirimo yabo myiza cyangwa se n'ikindi kintu, turaza kubibona hepfo. Ariko ikigaragara muri iki gice ni uko yatoranyije, ngo yadutoranyije muri Kristo, ngo kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Mu yandi magambo, Imana ngo yafashe Kristo wari uhari icyo gihe, irangije ifata abantu ibashyira muri Kristo, kugira ngo imigisha yose iri muri Kristo bazayinjoyinge cyangwa se bazayisangemo.
nuvuga ngo Imana yafashe isi yose itoranyamo abantu ngo ibaha Kristo kugira ngo imigisha yose izava muri Kristo izahinduke iyabo. Noneho ngo abo bantu rero bari muri Kristo ngo iyo migisha izabageraho ite? Iyo migisha izabageraho izihe ngaruka? Ngo ni ukugira ngo babe abera batariho umugayo imbere yayo. Mu yandi magambo, Imana yabonaga umuntu uri imbere yayo, ibona abantu bari imbere yayo, ikabona ko bazaba abanyabyaha, ikabona ko bazacumura. Irangije itoranyamo bamwe ibaha Kristo kugira ngo Kristo azabahindura abera. Kuko Kristo kuva kera we yari uwera, yahoranye n'Imana. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 1 ngo mbere na mbere hariho ijambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi ijambo yari Imana. Ubwo rero nimba ijambo yari Imana, yareraga. Kugira ngo rero abantu nabo bahinduke abera, nuko baba bari muri uwo jambo, nuko bashyirwa muri uwo wera. Aho bantu rero Imana yatoranyije ngo babashyize muri Kristo kugira ngo babe abera n'abaziranenge batariho umugayo imbere yayo. Bavandimwe, ibi ni ibintu bikomeye, kubera yuko umuntu ukizwa ntago ari umuntu wagize gutya akamenya ubwenge kurusha abandi akizera ibya Kristo, cyangwa se ari umuntu wagize atya akaba umunyangeso nziza kurusha abandi. Ahubwo ngo ni umuntu Imana kuva kera kose iba yarateganyije yuko yaramushyize muri Kristo kuva na mbere yuko isi iremwa. Ni ukuvuga ngo ujya kuza hano mu isi, Imana yaramaze kugushyira muri Kristo yuko uri mu mubare wabo Kristo azakiza, uri mu mubare wabo Kristo azaha kukwera kuva muri we. Abantu benshi bajya bakunda kuvuga ku gakiza bakakafata nkaho ari plan B ku Mana, ari umugambi wa kabiri ku Mana. Imana yagiye kubona ibona nyine Adamu aracumuye, birayitungura ukuntu umuntu yacumuye kandi yamushyize muri Edeni. Iranje itipanga umugambi ngo kuza kumukiza. Niko njya numva navuga ngo icura umugambi wo kuza kumukiza. Ariko ntago ibyo bintu bibiri bivuga. Bibiri bivuga yuko umugambi wo gukiza umuntu Imana yawugize mbere yuko inamurema. Mu yandi magambo, Imana yateganyije umuti wo kuvura umuntu mbere yuko anarwara. Imana yateganyije uburyo bwo gukura umuntu mu rupfu mbere yuko anarujyamo, ndetse mbere yuko anabaho. Ni ukuvuga ngo mbere yuko isi iremwa, Imana yari yamaze guteganya Kristo, yari yamaze no guteganya abo Kristo azakiza. Dusomye mu ibyahishuwe cyangwa se Revelation igice cya 13, ibyahishuwe 13 bari kuvuga ku nyamaswa ngo izaza abantu bose bakayiramya. Baravuga ku murongo wa 8 ngo abari mu isi bose bazayiramya. Iyo ni inyamaswa antikristo. Ngo abari mu isi bose bazayiramya. Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ngo umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ni ukuvuga ngo iyi nyamaswa barimo bavuga ngo ni inyamaswa izaza mu isi, noneho ngo cyangwa se uyu antikristo, ngo abantu bose bakazamuramya, ngo uretse abantu batari mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Mu yandi magambo, uyu mwana w'intama yatambwe kuva kera kose isi itararemwa. Ibi ni ibintu bitangaje. Mu byakozwe no mu gice cya 17 umurongo wa 8 naho 17 umurongo wa 8 haranditse ngo ntabwo byakozwe n'umwe, ni ibyahishuwe 17 8. Iyo nyamaswa ubonye yahozeho nyamara ntikiriho, kandi igiye kuzamuka ivi kuzimu ijye kurimbuka. Abari mu isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi bazatangara babonye iyo nyamaswa yahozeho ikaba itakiriho kandi ikaba izongera kubaho. Ni ukuvuga ngo abantu bose bari mu isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi, ngo nibo bazatangarira iyo nyamaswa. Ni ukuvuga ngo igitabo cy'ubugingo cyanditswe isi itararemwa, kandi ngo cyandikwa ari icy'umwana w'intama watambwe isi itararemwa, kandi ngo ayo mazina y'abo bantu bacyanditswemo ngo nayo yanditswe isi itararemwa. Niko tumaze kubona muri 13 ibyahishuwe 13:8 ngo amazina y'abo bantu atanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama watambwe isi itararemwa. Noneho muri 17 ngo amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo kuva isi itararemwa. Abo bose ngo bazatangarira iyo nyamaswa. Hano mu Kinyarwanda batranslatinze ngo kuva ku kuremwa kw'isi, ariko mu Cyongereza bavuga ngo before the foundation of the world. Bivuga ngo mbere y'uko isi iremwa. Mbere y'uko isi iremwa umwana w'intama yari yaramaze gutambwa. Bene magambo, mu mugambi w'Imana, mu mutwe w'Imana, mu bitekerezo byayo, yari yaramaze gutamba igitambo cya Kristo. Yari yaramaze kumwerekana nk'ugomba kuzitangira ibyaha by'abantu.
nuvuga ngo imbere y'Imana Kristo yari amaze gupfa, ariko si nibyo gusa, ahubwo ngo nawe yagomba kuzapfira, nawe yagomba kuzacungura, Imana yari amaze kubatoranya. Bavandimwe, iki ni ikintu gikomeye gutoranywa n'Imana. Kuba hari abantu bajya baririmba njye numva mu barokore ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranyijemo ngo mbe inshuti ye. Ntabwo ari ibintu byoroshye ko abantu b'abanyabyaha ari bo twese turi abanyabyaha, nta n'umwe uruta undi, niko birivuga. Bivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana. Adamu amaze gucumura, igicumuro cye cyagiye kuri twese, ariko Imana nk'iyamaze kubona yuko aba bantu bose bazahinduka abanyabyaha, yitoranyirije ubwoko ngo izaha Kristo. Ibi ngibi wenda nuko ntigera bitindaho, biri mu cyo bita ngo ni isezerano ryo gucungura, the covenant of redemption. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko isi iremwa, Imana yari amaze gufata abantu ibaha Kristo nka kado yo guha umwana wayo. Ifata abantu mu bo izarema irabatoranya kugira ngo bahinduke umugeni w'umwana wayo. Iyi ni nayo mpamvu Imana yaremye. Impamvu Imana yaremye umuntu yari kugira ngo ibone umugeni w'umwana wayo, nk'uko Yesu nawe abyivugira muri Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 17, igihe arimo asenga yenda gutanga, aravuga ngo, reka mumve aya magambo, ngo Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru ati, Data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe, nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose, kugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo buhoraho. Kugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo buhoraho. Niba ni magambo Yesu ari kuvuga ngo Data niyubahirize mwana, kuko Yesu yaragiye gupfa, nivuga ngo erekana icyubahiro cyawe, ngo kugira ngo abo wampaye bose mbahe ubugingo. Bene magambo Kristo ajya kujya ku musaraba yari azi yuko hari abo Imana yamuhaye, kandi abo ngabo ngo niwe agomba guha ubugingo. Ku murongo wa 6 w'igice cya 17 aravuga ngo abo wampaye mu isi mbamenyesheje izina ryawe, bari abawe urabampa, none dore bitondeye ijambo ryawe. Bene magambo ngo bari aba Data abaha mwana, none ngo Kristo ngo bitondeye ijambo rya Kristo. Bene magambo mbere y'uko isi iremwa, Data yafashe abantu abaha Kristo, ngo none abo bantu uyu munsi bamaze kumenya ijambo rya Kristo. Kristo nawe ngo yarabafashe arabarinda, kandi ngo niba agomba guha ubugingo. Ni ukuvuga ngo rero ntago umuntu akizwa kubera yuko yarushije abandi ubwenge, cyangwa se kubera yuko yabaye umwana mwiza kubarusha, cyangwa se kubera yuko ari amahirwe amugwiririye. Oya, ahubwo akizwa kuko Imana iba yaragambiriye kuva kera kose yuko azahinduka umwana wayo. Akizwa kubera yuko aba ari mu mubare wabo Kristo yahawe na Data. Kristo yahawe na Data kugira ngo bahinduke umugeni we. Bavandimwe, ntago agakiza kacu ari ibintu Imana ibyayitunguye ngo ati birabaye reka nanjye nshaka icyo nkora. Oya, ahubwo mbere yuko tunacumura, mbere yuko tunagera mu cyaha, mbere yuko uza no mu isi, niba warizeye, Imana yari yamaze guteganya yuko uzaba mu mubare wabo izakiza cyangwa se utazabamo. Mbere yuko uvuka ngo ukore icyiza cyangwa ikibi, Imana iba yaramaze guteganya ko uzakizwa cyangwa utazakizwa. Iba yaramaze yagushyize mu mubare isi itararemwa yuko uzaba mu bo Kristo azakiza. Kuri benshi bishobora kuba ari ibintu biri shocking cyangwa se bibatunguye. Ati ubwo se birashoboka yuko Imana yaba yarateganyije ko nzakizwa cyangwa ntazakizwa? Niko biri. Kubera yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ikora uko ishaka mu mutima wayo, kandi ntawe ushobora kubibaza ngo urakora ibiki. Kandi bavandimwe, ibi ngibi ntabwo bisobanuye yuko wavuga ngo noneho ubwo nshobora gushaka gukizwa bikanga. Oya, turaza kubona yuko n'ubundi umuntu wese ushaka gukizwa ni uko Imana ibimuteye. Abari muri babandi n'ubundi Imana yahaye Kristo. Igitekerezo cyo gutoranya ntabwo kiri mu isezerano rishya gusa, ahubwo no mu isezerano rya kera kigaragaramo. Kuva mu isezerano rya kera tubona Imana igenda itoranya abantu ikareka abandi, kibaza ati none se igendera kuki? Ese ni uko wari beza kurusha abandi? Imana itoranya Nowa mu itangiriro cya 6, abantu benshi bazi ngo ni uko Nowa yari umukiranutsi kurusha abandi, ariko ntabwo ariko bimeze. Mu itangiriro cya 6 umurongo wa 8 haranditse ngo ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Hano mu Kinyarwanda babyise ngo ni umugisha, ariko mu Cyongereza handitse ngo and Noah found grace in the sight of God. Noah found grace
Nowa yabonye ubuntu, yagiriye ubuntu mu maso y'Imana. Mu gihe Imana yari igiye kurimbura isi yose, yahisemo Nowa imugirira ubuntu we n'umuryango we. Si uko bari abakiranutsi kurusha abandi. Turamutse tubonye bagisohoka mu nkuge, ikintu cya mbere Nowa akora ngo ni uguhinga uruzabibu, akarumwa agasinda, ndetse bakambara n'ubusa. Noneho umwana we bakamuseka. Urumva uwo mwana rero ko yari umwana w'ikigoryi, umwana useka se yambaye ubusa aho kugira ngo amwambike umwenda. Abo rero nibo bantu Imana yakijije. Ntabwo ari uko bari beza kurusha abapfuye, oya, ahubwo ngo bagiriye ubuntu mu maso y'Imana. Imana yabagiriye ubuntu. Kuva rero icyo gihe Imana yatoranyije abantu. Tubona Aburahamu, Imana imutoranya ikamukura mu bantu babo bose bacuruzaga ibigirwamana, ariko ngo ikamuhitamo ikamubwira ngo va hano ugende, nzakwereka igihugu nzagushyiramo. Si uko Aburahamu yari mwiza kurusha Nahori na mugenzi we Harani bavukanaga, cyangwa se Tera, oya, ahubwo ni uko Aburahamu yagiriye umugisha mu maso y'Imana. Aburahamu Imana yamuhisemo kugira ngo izamuhindure ubwoko bwayo. Aburahamu abyara abana babiri, Isaka na Ishimayeli. Imana itoranya Isaka, Ishimayeli ntiyamutoranya. Isaka abyara abana babiri, Esawu ndetse na Yakobo. Imana itoranya Yakobo, Esawu iramwihorera. Ni uko nguko byahoze kuva na kera kose. Mwumve hano, Imana igihe Abisirayeli bari kuva muri Egiputa, Imana igiye kubaha igihugu yari yarabasezeranyije mu gutegeka kwa kabiri igice cya 9. Abisirayeli wakwibaza ngo ni gute mu mahanga yose Imana yari yatoranyije ubwoko bumwe abandi ikabihorera? None se ubwo yagendeye kuki? Ubwo se Abisirayeli nuko bari beza kurusha abandi, nuko bari abakiranutsi kurusha abandi, ni iki bakoze kugira ngo Imana ibatoranye? Gutegeka kwa kabiri igice cya 9 umurongo guhera kwa 4 handitse ngo, Uwiteka Imana yawe nimara kwirukana imbere yawe, ntuzibwire uti gukiranuka kwanjye niko guteye Uwiteka kunzana muri iki gihugu kugihindura. Kuko gukiranirwa kwayo mahanga ariko gutumye Uwiteka ayirukana imbere yawe. Gukiranuka kwawe cyangwa gutungana k'umutima wawe si byo bitumye ujyanwa mu gihugu cyayo no kugihindura, ahubwo gukiranirwa kwayo mahanga niko gutumye Uwiteka Imana yawe iyirukana imbere yawe, kandi no kugira ngo ikomeze ijambo Uwiteka yarahiye ba sekuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nuko menya yuko gukiranuka kwawe atari ko gutumye Uwiteka Imana yawe iguha iki gihugu cyiza ngo ugihindure, kuko uri ubwoko butagonda ijosi. Amen. Nuvuga ngo Imana ijyana Abisirayeli muri Egiputa yabanje kubasobanurira, irabwira ngo mwa Abisirayeli mwe rero ntimutekereze yuko kuba beza kwanyu, ngo gutungana k'umutima wawe, gukiranuka kwawe, kuba naraguhaye amategeko, ntibwire yuko nabonye warabashije kuyumvira bikaba ariyo mpamvu ngiye kuguha igihugu nirukanyemo abandi. Icyambere ababwira impamvu abirukanye, aravuga ngo gukiranirwa kwabo gutumye mbirukana. Yego, gukiranirwa kwabo, ibyaha byabo bitumye mbirukana muri iki gihugu. Ariko ntutekereze ko we kuba makuzanye ari uko uri mwiza, ntutekereze ko we kuba nkiguhaye ari uko wowe barusha gutungana, ngo kuko uri ubwoko butagonda ijosi, ngo ahubwo ni kubw'isezerano narahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Muri magambo, impamvu ngukijije abandi nkabirukana ni ukubera isezerano ryanjye nagiranye n'abantu banjye, nagiranye n'umukurambere wanyu. Uku niko rero no gukizwa natwe bimera. Ntabwo dukizwa kubera yuko twarushije abandi gutungana, nta nubwo ari uko twumvise kurusha abandi, ahubwo ni uko hari isezerano Imana yagiranye na Kristo isi itararemwa ryo kugira ngo izadukize abo ngabo yahaye Kristo. Abo Imana yahaye Kristo iba yarateganyije yuko bazagera igihe bakumva ubutumwa bwiza bakabwizera. Iyo rero ubwizeye abandi ntibabwizere, ntuzagire ngo ni uko warushije ubwenge ukaba ariyo mpamvu wakijijwe, oya, ahubwo ni uko Imana iba yaragushyize mu mubare wabo yahaye Kristo, nk'uko Abisirayeli bari bari mu mubare wabo Imana yahaye Aburahamu. Ibisubiramo inshuro 3, murebe namwe ku murongo wa 4 ngo numara kugera muri iki gihugu ugiye guhindura, ngo ntuzagira ngo gukiranuka kwanjye niko kuteye Uwiteka kunzana muri iki gihugu. Umurongo wa 5, gukiranuka kwawe cyangwa gutungana k'umutima wawe si byo bitumye ujyanwa muri icyo gihugu no kugihindura. Umurongo wa 6, nuko menya yuko gukiranuka kwawe atari byo bitumye Uwiteka aguha icyo gihugu. Muri magambo, Imana ibisubiramo inshuro 3 mu 30 ngo ntugire ngo ni ugukiranuka kwawe, ntugire ngo ni ugukiranuka kwawe, ntugire ngo ni ugukiranuka kwawe. Hari abantu njya numva bavuga ngo rwose ngo ngewe impamvu nzajya mu ijuru ngo nuko ngo nabashije kwizera Kristo, ngo abandi bakanga kumwizera, cyangwa ngo nuko ngo nagerageje kumvira Imana, ngo nge naragerageje. Oya, ntago ari uko nguko, ntago ari uko kujya mu ijuru bigenda.
ntabwo ari uko gukizwa bigenda, ahubwo ngo ni uko Imana iba yaragutoranyije, Imana iba yarahisemo yuko uzaba umwana wayo, nk'uko Pawulo yatangiye atubwira ngo yadutoranyije muri Kristo kugira ngo duhinduke ubwoko bwayo. Muri Yohana, mu Baroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 9, Abaroma igice cya 9 uhereye ku murongo wa 9 baravuga ngo kuko ijambo ry'isezerano ryariri ngo mu mwaka utaha magingo aya nzaza Sara abyara umuhungu. Kandi si ibyo gusa, ahubwo na Rebeka ubwo yari afite inda atwitswe n'umwe ari we Isaka sogokuruza, nawe yabwiwe ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto, nk'uko byanditswe ngo Yakobo naramukunze naho Esawu naramwanze. Kandi yabibwiwe abana bataravuka kandi batarakora icyiza cyangwa ikibi, kugira ngo iby'Imana yagambiriye itoranya bibeho bitavuye ku mirimo, ahubwo bivuye kuri yo ihamagara. Iki kirakomeye ngo Esawu na Yakobo bataravuka, Imana yaravuze ngo umutoya ndamukunze umukuru ndamwanze. Ngo kandi ibivuga bataravuka kubera iki? Ngo kugira ngo bitagendera ku mirimo yabo, batazavuga ngo nuko Yakobo yari umwana mwiza niyo mpamvu Imana imutoranyije. Oya, ngo ahubwo bizave ku Mana y'ubwayo itoranya uko ishaka. Niko byagenze igihe na Yakobo yari afite Yakobo yabonaga abuzukuru be, uwitwa Manase n'uwitwa Efurayimu, abana ba Yosefu, ngo igihe Yakobo yaragiye kubaha umugisha, ngo afata akaboko k'iburyo agashyira ku muto, ak'ibumoso agashyira ku mukuru. Nuko Yosefu aravuga ati oya papa, rwose wibikora umukuru bari ushyira akaboko k'iburyo, umuto bari ushyira akaboko k'ibumoso, kuko uyu mukuru n'uzaragwa ibyanjye. Yakobo aravuga ati oya mwana wanjye ndabizi, yego koko uyu mukuru nazaba umuntu ukomeye, ariko uyu muto niwe uzaba umunyamugisha. Nuvuga ngo Imana yabatoranyije bataravuka, ikagenera uwo ishaka kugira ngo ahinduke ubwoko bwayo. Rero ngo Esawu naramwanze, Yakobo naramukunze, ngo kandi ibyo babibwirwa bataravuka, ngo kugira ngo ibiba bituruke ku gutoranya kw'Imana, bidaturuka ku mirimo yabo. Na n'uyu munsi niko bimeze. Nuvuga ngo kuba umwe akizwa undi ntakizwe ntabwo biva kuko umwe yabashije kugira ikintu afite undi adafite. Ntabwo ari uko umwe yumvise akanariza akumva nibyo undi akumva sibyo, cyangwa se umwe yagerageje akagabanya ibyaha undi akabigumana. Oya, ahubwo biva ku Mana itoranya. Nimba rero uyu munsi warizeye Kristo, ushima Imana yuko byavuye ku gutoranya kwayo, bitavuye ku mbaraga zawe, ntabwo byavuye ku bubasha bwawe. Imana rero nuko yabigenje kuva kera kose, agakiza kacu yaramaze kugateganya, kandi igateganya twe tutarabaho. Tubiye handi na yindi musoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ndagira ngo turebe imigisha yose ituruka muri uku gutoranya kw'Imana. Duhereye ku murongo wa 5 ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubeshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Muri magambo ngo kuva kera kose niba uri umwana w'Imana, ngo Imana yari yarateganyije yuko uzaba umwana wayo. Kuva kera kose Imana yarateganyije yuko uzaba mu bo Kristo azahindura abana b'Imana. Twebwe abantu benshi bazi ngo n'abana b'Imana, umuntu wese n'umwana w'Imana, wavuka nyine uvutse sifa ko wavutse umwana w'Imana. Ntago ari byo. Ijambo ry'Imana tugira yuko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Muri magambo abizeye Kristo nibo bana b'Imana bonyine. None kandi abana b'Imana bahinduka abana b'Imana bate? Bizera Kristo bigenze bite? Bizera Kristo ngo kubera yuko Imana yateganyije kuva kera kose bazahinduka abana bayo. Ntabwo kwizera Kristo mu by'ukuri ari byo bita bidetermina bwa nyuma yuko uhinduka umwana w'Imana, ahubwo no kwizera Kristo ubwabyo ubihabwa kuko Imana yarateganyije yuko uzaba umwana w'Imana. Nuko kwizera ubwako uguhabwa nk'impano, nk'uko Pawulo avuga mu Bafilipi 1:29 ngo ko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubazwa kubwe. No kwizera ubwabyo urabihabwa. Nuvuga ngo rero ngo Imana yagambiriye kera ko duhinduka abana bayo, ngo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Ntabwo byavuye kuri twe, ntabwo byavuye ku mbaraga zacu, ahubwo ni kubw'ineza y'ubushake bwayo, ngo kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu bukunzi wayo, kugira ngo dushime ubwo buntu bwayo. Niyo mpamvu ni ukugira ngo nimara kugutoranya ukaba mu muryango wa Kristo ugakizwa, noneho usigara ushima ubuntu bwayo butagira akagero. Ngo uwo Kristo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko ko warirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Bene magambo iyo umaze kugera muri aba ngaba Imana yatoranyije ikaguhindura umwana wayo, ubu uri no mu bo Kristo yacunguye no mu bababariwe ibicumuro byabo. Uyu munsi nimba wicaye uzi ko utababariwe ibicumuro byawe, utaramara kwizera Kristo ngo nawe uhabwe izo mbabazi, ni ikimenyetso, gishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko utatoranyijwe. Nurinda upfa utarabyizera bizaba ari confirmation
ari igihamya cy'uko utari mu bo Imana yatoranyije. Ariko niba wumva aya magambo ukumva nayawe, ukumva ko nawe uri mu bo Kristo yameneye amaraso, ukumva ko nawe uri mu bo Imana yagiriye ubuntu, ukumva nawe uri mu bo Kristo yacunguye, ni ikimenyetso cy'uko uri mu Imana yatoranyije kuva isi itararemwa. Ngo ubwo buntu nibwo Imana yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, nibwo bwishurira. Ubwo buntu bw'Imana nibwo buguha no kumenya. Ntabwo kwizera Kristo biva mu mudendezo w'amahitamo yawe. Niko abantu benshi bajya bigisha ngo I have a free will, ngo mfite ngo umudendezo w'amahitamo. Oya, ntawo. Umunyabyaha ni imbata y'ibyaha, nta mudendezo afite. Ahubwo kugira ngo wizere, Imana izana imbaraga zayo zigahindura ibitekerezo byawe, zikaguha kwizera, kuko uri mu bana bayo yateganyije kuzakiza. Abana ba Kristo avuga ngo ni intama zayo, ngo kuri uwo munsi bizabwira ngo ay'iburyo ngo azabatoranya, kuri uwo munsi ngo umwami ngo azatoranya abantu nk'uko ngo umuntu atoranya intama akazivangura n'ihene. Intama zayo izo nizo Kristo yatoranyije kuva kera kose. Ngo kugira ngo ibihe nibisohora ibone ko iteraniza ibintu byose muri Kristo ari biri mu isi cyangwa iri mu ijuru. Ngo kubwa Kristo natwe twarazwe umurage tubitoranijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye. Kubwa Kristo ngo natwe twahawe umurage. Bavandimwe, nyamwira abantu ngo mfite ubugingo buhoraho, ngo mfite ijuru, bakagira ngo nasaze. Nawe ushobora kubivuga bakagira ngo wasaze nimba warizeye koko. Ariko biravuga ngo twahawe umurage, perfect tense. Bivuga ngo ni ikintu cyamaze gukorwa. Imana yamaze kugishyiraho kashe, cyararangiye. Ntabwo kujya mu ijuru ari ibintu dutegereje, ahubwo ari ibintu twamaze guhabwa. Dutegereje kwinjira mu byo twamaze guhabwa. Ntabwo uyu munsi umuntu akorera guhabwa ijuru nimba urimo Imana yatoranyije, ahubwo wamaze kurihabwa nk'umurage, ahubwo icyo utegereje no kuzaryinjiramo. Uyu munsi usabwa ahubwo kugenda nk'umuntu uririmo, usabwa kugenda nk'uko abo mu ijuru bagenda, nimba urimo Imana yatoranyije. Niba wumva aya magambo ukumva nayawe nyine, ngo kubw'uwo Kristo natwe twarazwe umurage. Kuragwa no kuvuga ngo ni uguhabwa ibintu kubera ko uri umwana. Ntabwo umurage umuntu awukorera, murabyumva neza. Ntabwo umurage umuntu awukorera, ahubwo umurage uhabwa umwana wabyaye. Uyu munsi niba ufite isambu uri umubyeyi, ntabwo uvuga ngo reka ndebe umukozi wampingiye kurusha abandi cyangwa wanyandagiriye kurusha abandi. Oya, ufata mu bana bawe akaba ari ugabanya. Nuko umurage ugenda. N'Imana rero niko umurage w'ijuru umeze. Ntabwo iha abakoze kurusha abandi, ahubwo iha abana bayo gusa. Abana bayo rero ni abangaba ngo Imana yagambiriye kera kubura urukundo rwayo ko bazahinduka abana bayo kubwa Kristo. Ngo kubwo natwe twaraza umurage 11 tubitoranijwe nk'uko Imana, ngo tubitoranijwe kera nk'uko Imana yagambiriye, ikora byose nk'uko ishaka mu mutima wayo. Iki kintu kirakomeye. Ushobora kwibaza ngo none se kuki yatoranyije bamwe abandi ikabihorera? Paul arabisubije aha ngaha ngo nuko ikora byose nk'uko ishaka mu mutima wayo, nizi ibikwiriye, nizi uko igomba kugenza gahunda zayo. Rimwe Yesu yigeze gucira abantu umugani, arababwira ngo umuntu yatangiye kujya gushaka abakozi, ngo mu gitondo ngo afata abakozi, ngo arababwira ngo murampingira mbahe idenariyo rimwe, avuga ko ari amafaranga 1000. Ngo saa tatu ageze mu muhanda asanga abana arabwira ati ko muhagaze, ati nta kazi dufite. Bati mugende mu murimo wanjye ndabaha amafaranga 1000. Saa sita abona abana, ati mugende ndabaha 1000. Saa 8 abona abana, ati mugende ndabaha 1000. Saa 10 abona abana, ati mugende ndabaha 1000. Saa 11 abona abana, ati mugende ndabaha 1000. Umunsi wo guhemba amasaha yo guhemba ageze, ngo babandi baje mu gitondo babona abaje nimugoroba barahembwe, bahawe 1000. Nabo bageze babona bahaye 1000. None se kuduhembye angana kandi twahereye mu gitondo? None yabwiye ati none se 1000 si yo twumvikanye wa muntu we? Ati rwose n'icyo twumvikanye. None se ufite ikihe kibazo nimba uyu nguyu umugiriye ubuntu nkamuha ibyo takoreye? Simfite uburenganzira bwo kugenza ibyanjye nk'uko nshaka? Imana yo nuko imeze, ibyayo ibigenza nk'uko ishaka. Nta numwe wakoreye ijuru hano, nta numwe urifiteho urutabi, twese turabanyabyaha ruharwa. Ahubwo uw'Imana iriha iri muhera ubuntu bwayo. Uw'Imana itoranya kugira ngo abe mu bana bayo ibikorera ubuntu bwayo. Ubu ni twese twari dukwiriye gukingiranirwa mu mujinya. Rero nigira uwikiza iramukiza ku bw'ubuntu bwayo. Nigira nimba hari uwatoranyije nubwo itagira n'uwitoranya kandi nta rubanza rwari ruriho. None nka skungu yagize bitoranya ngo bangana ngo barute umukungu wo ku nyanja bwinshi, ngo barute inyenyeri zo mu kirere bwinshi. Niko Imana yabwiraga Abrahamu. Ndetse no mu byahikozwe no mu byahishura bivuga ngo mbona abantu benshi bahagaze imbere y'intebe y'Imana, ngo uduhumbagiza umuntu adashobora kubara. Nuko nguko abana b'Imana bangana, abo Imana yatoranyije kugira ngo bahinduke umugeni wa Kristo, kugira hinduke umwandu wa Kristo. Nimba uri muri bo nawe izere Kristo. Niba wumva nawe ko kuri muri bo, izere umwana w'Imana, uve mu byurimo.
uhindukire ushyire ibyiringiro byawe muri we. Niba wizeraga yuko idini ryawe ariyo rizagukiza, niba wizeraga yuko imbaraga zawe arizo zizagukiza, niba wizeraga yuko kwitwararika kwawe ariko kuzagukiza, niba wizeraga yuko kumvira amategeko kwawe n'imirimo wagutegeka ariyo bizagukiza, aho ngaho warayobye. Kandi niba wibwira yuko iby'Imana bitakureba, ukavuga ngo njye nzaba mbikurikirana ubutaha, ngo ariko niba babyigije hirya njye ntabwo ndageze igihe cyo kubyumva, ntabwo uramenya igihe cyawe, ntuzi nimba uzarimbuka ejo cyangwa se ejo bundi. Aka niko kanya ko gukizwa, aka niko kanya ko kumva. Kandi nimba kuko uri mu Imana yatoranyije, uraza kubyumva kandi wumve n'ibyawe, wumve n'ukuri. Nimba utarimo nabwo, niko Yesu yabwiye babandi ngo mwikwivovota, ngo n'ubundi abo data bose yampaye bazaza. Nubwo rero utabyizera, abo data yabihaye bose bazaza. Ariko icyo nakwifuriza nuko nawe waba uri muri bo, ukumva n'ibyawe nyine ukabyizera. Imana ibahe umugisha.